buri kipe ikomeye yose mu isi, yaba ikipe y'igihugu cyangwa karabu yose, kugira ngo ikomere itware ibikombe, ibyo bituma itinjizwa ibitego byinshi, ibigomba kugira ibintu by'ingenzi, ibigomba kugira umunyezamu ukomeye n'abadefanseri bakomeye. Ibyo ngibyo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yarabigize, yagize abanyezamu bakomeye cyane, yewe duhereye ku bakera yagize ubita Nkunzingoma Ramazani, igira Ndoli Jean Claude, igira Bakame, igira Ntwari Fiacre. Ariko abo bose uvuze abanyezamu bihe byose mu Rwanda, ukibagirwa kuvuga Kwizera Olivier cyangwa se Gishweka cyangwa se Kwizera Mado, waba ugiye kure cyane. Ndetse abanyamupira bo mu Rwanda benshi bavuga yuko utazi umupira w'u Rwanda. Kwizera Olivier, shushu wabareye ubu tuvugana, umukinnyi wa mbere w'umunyezamu ugezweho mu Rwanda. Ntabwo ari ibintu bisanzwe ko n'umwana avuka yamara gukura nakora byose yakoraga, cyangwa se akabijya kure cyane. Ubundi akenshi usanga umwana iyo avutse aba ashaka kugera mu kirenge mu cyase, agakora byose yakoze ndetse akabirenza, akabikora cyane. Ndetse akenshi usanga bijya gusanga byaye n'umwuga n'ikinyarwanda bavuga ngo mwene Samusura avukana isunzu. Gusa ntabwo ari uko byagenze ku munyezamu w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Kwizera Olivier, ndetse akaba n'umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sports. Kwizera Olivier yavutse mu muryango se ari umuhanzi, ndetse ari umuhanzi ukomeye cyane, dore yuko yaririmbaga muri orchestre Impara yari igezweho cyane mu Rwanda. Yewe tuvuze yuko ariryo tsinda ryabayeho mu Rwanda ry'igihugu cyakoze umuziki rirakundwa cyane kugeza n'ubu, ntabwo naba mbigiye kure cyangwa se ntabwo naba nirengagije. Papa we umubyara amazina ye yayo yitwaga Jean Felix Gasasira, akaba yarazwi cyane nk'umucuranzi ndetse n'umuririmbyi ku izina rya Soso Mado. Uyu nguyu ni ubyara Kwizera. Gusa uwo Kwizera Olivier yavukaga, mu gukura kwe ibintu by'imiziki yabihungiye kure cyane, aho ahitamo karere, yihitiramo umupira w'amaguru, yihitiramo kujya yikinira umupira w'amaguru, nubwo ngo atakekaga yuko bizamuviramo Imana ikomeye cyane nk'abandi bakinnyi bose. Ngo bijya gutangira byatangiye akina mu muhanda, ariko ngo ku kigo yigagaho akajya kuwuconga, nubwo icyo gihe ngo atakinaga mu izamu nk'uko babikora, dore yuko ngo icyo gihe yakinaga nk'umwataka ngo ari utaye izama. Gusa byose ngo bijya gutangira byatangiye muri 2013 ubwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryashingaga Academy. Icyo gihe bafasha abana bose bazi umupira mu gihugu, barabatoranya bagera ku bakinnyi bakina cyane, maze bashinga ikipe bayita Isonga. Icyo gihe ikipe yitwaga Isonga yaje gukina mu cyiciro cya mbere, maze iyo kipe yarimo abakinnyi benshi kandi b'abanyempano batonya, maze no Kwizera Olivier yaje kwisanga ari umunyezamu wabo. Ariko icyo gihe yari umwana mutonya uzi umupira ndetse uzi gufata izama, ntabwo yatinze mu Isonga. Muri icyo gihe yaje kwerekeza mu ikipe ya APR FC, dore yuko ikipe ya APR FC yari yamubengutswe kuva muri 2013 kugeza muri 2017. Kwizera Olivier yakinaga ikipe ya APR FC, ndetse baza gutwara ibikombe by'amahoro n'ibikombe bya shampiyona. Kwizera Olivier kandi yaje guhamagara mu ikipe y'igihugu, maze icyo gihe yari umukinnyi uhagaze neza cyane mu izama rya APR no mu izama ry'ikipe y'igihugu Amavubi. Icyo gihe yaje kurambazwa n'ikipe yo muri Afurika y'Epfo, maze muri 2017 ava mu ikipe ya APR yerekeza mu ikipe ya Free State Star, aguzwe amafaranga menshi. Gusa iyo kipe nayo muri Afurika y'Epfo kubera Kwizera ubuhanga bwe ntabwo yirambyemo, kuko yaje kubengukwa n'indi kipe nayo muri Afurika y'Epfo, maze bituma muri 2018 ava mu ikipe ya Free State Star yerekeza mu ikipe ya Packers, aguzwe amafaranga menshi. Gusa kuva muri 2018 kandi yongeye kugaruka mu ikipe ya Free State Star yo muri Afurika y'Epfo, maze muri 2020 yongera kuva mu ikipe ya Free State Star yo muri Afurika y'Epfo agaruka mu Rwanda. Muri icyo gihe Kwizera Olivier yagarutse mu Rwanda aza gukina ikipe ya Rayon Sports. Gusa ntabwo byamuhiriye kuko atayirambyemo, ko muri 2022 yaje kuva mu ikipe ya Rayon Sports yerekeza muri Arabia Saudite, ajya mu ikipe ya AI Kakabo. Icyo gihe Kwizera Olivier yaragiye nka free agent cyangwa se nk'umukinnyi wigenga, aho naho ntabwo yahatinze, ntabwo amaze igihe kirekire kuko yagarutse mu Rwanda. Ntabwo twavuga amakipe Kwizera Olivier yakiniye mu Rwanda, utwibagiwe ko yakiniye ikipe ya Gasogi muri 2026 mu kwezi kwa mbere, ikipe ya Rayon Sports
yongeye gusinya amasezerano na Kwizera Olivier, bamusinyisha igihe cy'amezi 6. Gusa ibyo yakoze mu kugaruka ntibibaho. Kwizera Olivier yarongeye agaruka yitwara neza ndetse aza no guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Murabizi yuko ari saga yavugishije abantu benshi ubwo u Rwanda rwakiraga imikino ya FIFA Series 2026. Imikino yabereye mu Rwanda biza kurangira ikipe y'igihugu y'u Rwanda yegukanye icyo gikombe. Icyo gihe bijya gutangira Kwizera Olivier baramusize, ariko abanyamakuru ba siporo n'itangazamakuru muri rusange bose baramuvuganira, yewe bavuze Kwizera Olivier bigera no ku bafana ba Rayon Sport yakiniraga, byose tera induru maze bigera kuri perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Maze ubwo bari mu kiganiro n'itangazamakuru aza kwitangariza ubwe ku giti cye ko Kwizera Olivier agomba gusanga bagenzi be muri kampu. Icyo gihe umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda wari mushyashya Constantino akibona imyitozo ya Kwizera Olivier bwa mbere akabona uburyo afata umupira, yaravuze ati ubundi kare kose n'indorora gusize. Maze Kwizera Olivier abasanze bagenzi be muri kampu, maze ya mpano n'amahirwe yigirira ye Kwizera Olivier ahacana umucyo, abatwaye igikombe cya mbere mu mateka ye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ahesheje ikipe y'igihugu y'u Rwanda igikombe cya FIFA Series 2026. Gusa sinavuga kuri Kwizera Olivier, navuze ku mateka yakoze menshi. Ninde uzibagirwa iyi foto uri kureba muri taburo? Ninde uzibagirwa ibyo Sadio Mane yamubwiye iki gihe? Iyi foto ifatwa yari match y'u Rwanda na Senegal ubwo bakinaga African Cup of Nations, maze iyo match iza kurangira ikipe y'igihugu ya Senegal itsinze u Rwanda igitego kimwe, nabwo bigoranye. Igitego cyagiyemo kuri penalty itsinzwe na Sadio Mane. Iyo match ngikirangira Sadio Mane yegereye Kwizera Olivier amukora mu ntoki, aramubwira ati umugabo yewe aramushimira cyane. Kwizera Olivier yafashe izindi match zikomeye cyane nka match y'u Rwanda na Cameroon yaje kurangira nabwo banganyije ubusa ku busa. Sinakwibagirwa kandi match yabahuje u Rwanda na Mozambique. Icyo gihe iyo match Kwizera yayifashe biza kurangira nabwo banganyije ubusa ku busa. Kandi sinakwirengagiza match yatsinze u Rwanda rutsinda Grenada, icyo u Rwanda rwatsinze ibitego 4. Kwizera Olivier wari mu izama. Navuga byinshi kuri Kwizera Olivier, ariko wereka ngusabe niba utarakora subscribe kugira ngo uyikore, cyo tubasha kuba nanjye umunsi ku munsi. Ciao ciao.